Bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya 17 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka ba. Nkuko bisanzwe rero Nyagasani Yezu Kristo umukiza wacu akomeje kuduha ubushobozi bwo kuryoherwa n'ijambo rye. Uyu munsi turamubona mu Ivanjiri ya Yohani, mu Ivanjiri uko yanditswe na Yohani, atubura imigati n'amafi. Muri Ivanjiri rero turigiramo ibintu bitatu by'ingenzi kandi bishobora kudufasha mu buzima bwacu bwa gikristo. Kutagira ubwoba. Abigishwa babonye iyo mbaga y'abantu batangira kwibaza, mawe turakura hehe ibyo tubaha ko ushaka kubagaburira. Ariko Yezu uyu munsi aratubwira ati ntiduhangayike, wihangayika, kuko Yezu arakureba kandi ashobora gukora ibitangaza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Iyo rero tutahangayitse, hari n'ikindi tugira mu buzima bwacu, kugira icyizere, kugirira icyizere Yezu Kristo, kuko iyo tumufitiye icyizere nabyo nta kabuza tubona muri twe ibikorwa bye byiza, ibikorwa by'agatangaza, ibikorwa bigenda bigasusurutsa ukwemera kwacu. Ikindi rero twakwigira muri iyi Ivanjiri cyari cyo cya gatatu, nuko iby'Imana iduha, iby'Imana ikora mu buzima bwacu ntabwo tugomba kubyangiza, ahubwo tugomba kumenya agaciro kabyo kandi tukabisangira nyine n'abandi, kuko uko ibyiza by'Imana bigenda bisangirwa ni nako nyine bigenda byiyongera. Bavandimwe rero, ntitugire ubwoba bwo gusangira ibyo dufite n'abavandimwe, kuko uko tubisangira ni nako byiyongera kandi nyine bikagirira bose akamaro. Tureke rero Yezu Kristo atubure ibyo dufite, twirinde guhangayika, tumugirire icyizere, kandi igihe cyose umutima wacu uhore nyine ukereye kumenya agaciro k'ibyiza Imana ikora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nkuko bisanzwe rero, mugende murebe iyi Ivanjiri uyu munsi uko yanditswe na Yohani, tuyihuriremo twese. Ni ku mutwe wa gatandatu kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 15. Imana ishobora byose nibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza bavandimwe, kandi dukomeze rwose turyoherwe n'ijambo ry'Imana nta guhangayika, kuko Imana irahari kandi izatsinda n'iki cyorezo cya coronavirus gikomeje kugariza isi.